Ndabasuhuje abavandimwe inshuti zacu, abizera n'abatizera. Ndavuga ubutumwa bwiza, simvuga ibyo kwizera ko iki n'iki. Ndavuga kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabaramukije cyane, amahoro ababwizera. Namwe mutabwizera rwose cyangwa se mutarahabwa ubwo buntu, ndabubifurije rwose. Imana y'amahoro nyir'ubutungane bwose ibagire ubuntu nk'ubwo yangiriye. Ndagarutse rero mu kiganiro cyacu, muri bya biganiro byacu twikorera bya uko Imana ibiduhaye, buri gihe uko Imana ibiduhaye. Ndi Yves, ndi kumwe n'umutumirwa, ni pasiteri, ni mwene data ubarizwa mu batisita bavuguruye, ashumbye izo ntama zirimo aho ngaho, izo ntama za Kristo. Kristo yaba yazimuhaye, natwe ariho tubarizwa. Ariko sinje kuvuga ngo iby'ababatisita, ahubwo nje kuvuga, tuje kuvuga, niko navuga, tuje kuvuga kuri topic tugiye kuganiraho, iboneka cyane muri Zaburi ya 15 umurongo wa mbere, ivuga ngo ninde uzajya mu ijuru. Ni topic tugiye kuvugaho izaza mu duce cyangwa se ibyo twakwita ama episode cyangwa se utupati tugiye dutandukanye. Aka rero ni agace ka mbere, ariko mbere y'uko dukomeza tunamwakira twibwira n'amazina, reka tuanze dusome Zaburi ya 15. Iravuga ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Mbere yaho bakavuga ngo ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ni utubazo, harimo kubaza. Ni nayo topic turi buganireho. Ninde uzajya mu ijuru? Ninde uzajya kuri uwo musozi w'Uwiteka? Ninde uzajya imbere y'Imana yera? Dore ko ibyanditswe byera bitwereka ko yera ni nayo soko yo kwera, yera 100%. Nta gukiranirwa na kumwe igira, igira ubutabera bwose bwuzuye. Ibyo ni bimwe mu ndangakamere zayo. So ubu rero reka tumwakire, mwene data, atwibwira amazina, wenda ataranatwibwira. Twishimiye cyane kumusura, twishimiye kumusura, dore ko ni ubwa mbere dukoranye ikiganiro. Twagiye tubitegura bikagenda bidakunda, ariko Imana yabishimiye uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero reka tukwakire, ni karibu. Speak the truth. Yego, murakoze. Speak the truth ko dusura no kutwakira. Amazina yanjye nitwa Mahombi Matiyasi, uko bivuze ndi umushumba. Mfite abana 2 n'umugore. Rero tugarutse kuri icyo kibazo mwibajije, ndetse n'abadukurikiye nabo wenda barakibaza, se ni umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu umeze ute? Ntarajya kure, ndagira ngo mbabwire ko iki ni ikibazo nyine abantu benshi bibaza, ku buryo na Dawidi wari umwami muri kino cyanditswe yarakibazaga ngo Uwiteka ninde uzabahera? Ninde uzaba ku musozi wawe wera? Tutarajya muri icyo cyanditswe cyane, nko mu Rwanda murabizi ko ni ibintu umunyarwanda wese akura yibaza, se ijuru ribahe? Ijuru umuntu yarigera amate? Niyo mpamvu tubona habaho amadini menshi, buri dini ryose rikunda kuvuga ko ririmo rirajyana abantu mu ijuru. Gusa nyine iyo turebye mu byanditswe byera dusanga nta dini ryajyana umuntu mu ijuru. Cyakoze n'iby'amadini yose aza avuga. Abandi nabo bakavuga bati rero nimba ari uko bimeze, reka dukore ibishoboka byose tujye mu ijuru. Ntuzasanga umuntu yatangiye kujya yiga kwiyiriza, yiga gusenga, yiga gusengera ngo ubugingo bwe, bakabatirisha akana ari gato, kakura bakagakomeresha, umuntu agakora ibisabwa byose n'idini, ukagerageza kubahiriza ibintu byose. Ikintu abantu baba bashakisha buriya ni ukugira ngo bazajye mu ijuru.
ijuru ku bantu benshi babona ari ikintu gihenze, nyine rirabagoye, riravunanye kurigeramo, ntabwo byoroshye. Umuntu atangira arikorera ari muto akazarinda asaza, ari umukecuru akirikorera, ndetse mu by'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana ribihishura, mwene uwo nguwo akazarinda aribura kandi yanarikoreraga ubuzima bwe bwose. Rero muri kino cyanditswe twakwibaza tutese ibyanditswe byera bihishura iki, ni iyihe nzira, ni ubuhe buryo umuntu yazabana n'Imana? Rero bavandimwe, buri Imana yaremye umuntu atunganye, yaremye ibintu byose, irema n'umuntu, ndetse umuntu rwose yagiranaga ubusabane n'Imana, ariko umuntu aza kugwa ava mu bwiza bw'Imana. Ariko nubwo bimeze bityo, uyu muntu agomba gushaka Imana akongera akagirana ubusabane nayo, ari nacyo nyine abantu benshi bakunda kuyoberaho, bakaberwa inzira yo gushaka kongera guhura n'Imana. Rero mbere y'uko tubijyaho, reka tubanze turebe kuri ubundi Imana imeze ite. Imana imeze ite? Irangwa n'iki? N'ibindi bishamikiyeho byose. Ni karibu. Ko muri kino cyanditswe kiragaragaza ngo ko ari Imana ituye ku musozi wera, ni Imana yera, ni Imana itunganye, ndetse niba urebye ku mirongo ikurikira wa 2 n'uwa 3 hariho igisubizo uwo muntu uwo ari we, ngo ni umuntu utagendera mu bitunganye. Mu zindi version havuga ngo ni umuntu utarigeze kuva yabaho agendera, ngo ni umuntu ugendera mu bitunganye. Mu yandi magambo, ni umuntu utarigeze kuva yabaho akora ibyo gukiranirwa, umuntu wakomeje akora ibyo gukiranuka iteka ryose, ni umuntu wakomeje uvuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we iteka ryose. Umuntu usa arahari? Wenda umuntu yagerageza kwirinda kubeshya, ariko nta wakwirinda kubeshya kuva yavuka. Ngo ni umuntu utarabeshyesha abandi ururimi rwe, kuva yabaho akaba atarabeshya. Uwo se arahari ubwo? Ntawe. Ni umuntu utagira nabi mugenzi we kuva yabaho, ni umuntu utajya ushyushya inkuru y'umuturanyi we. Nimba hari ugeze gushyushya inkuru y'umuturanyi we, nubwo waba ukora uzi ko ijuru si iryawe, uyu muntu rero umeze utya, uvuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we always. Mu zindi version ni nkaho ibi bintu biri aha ari umuntu uhora ubikora adacogoyeho n'umunsi wa rimwe. Nimba hari ugeze gucogoraho na kamwe, ubwo abatakaje ibisabwa ngo azabane n'Imana yera. Imana rero bavandimwe irera, mujye Imana irera ku buryo nyine imwe mu nkuru mbi ikomeye ni ukubona umuntu w'umunyabyaha yabana n'Imana yera. Wenda nyira kugira ngo mubyumve neza, mureke tubyibazaho, tubitindeho tubyibazaho pe. Imana irera ku buryo ibyanditswe byera bigaragaza yuko ibona amafuti muri buri kintu icyo ari cyo cyose. Nyamara niyo Mana twibaza ngo umuntu azajya mu ijuru kubana n'Imana. Kuba uri umunyabyaha Imana ikaba yera, icyo ngicyo ni ikintu cy'inkuru mbi kandi ibabaje. Kugira ngo wadusomera muri Yobu, kugira ngo tumeze turebe uburyo Imana yera. Muri Yobu igice cya 4 umurongo wa 18, urebye muri Yobu 4, igitabo maze iminsi nsoma rwose. umaze iminsi ugisoma. 4:18 dusomere wumve. Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Iyi Mana yera ngo abagaragu bayo ntabwo igira gute ibiringira, ku buryo yabona nta futi bagize gute bafite. Noneho n'abamarayika, ukuntu hari kubona Abanyarwanda bajya banga akana ngo ni akamarayika, ngo mbega akaziranenge, ngo mbega akantu ngo k'akamarayika, kuko muri mind yabo yatekereza ko abamarayika nta mafuti Imana ibabonamo. Niyo yamera nk'akamarayika, cyakoze n'umuntu si n'umumarayika, ariko niyo yaba ari akamarayika, n'ubundi n'abamarayika Imana ibabonamo iki? Amafuti.
urumva ukora kw'Imana uburyo gukomeye. Ngaho rero umurongo wa 19. nkanswe bo baba mu mazu yubakishijwe urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu, bameneka nk'uwakandagira inyenzi. Yego, ngo nkanswa abantu nimba n'abamarayika n'abagaragu bayo ibabonamo amafuti. Abantu basanzwe, umuntu wo mu Rwanda uba mu nzu yubakishije urwondo y'itafari, marayika ntabwo aba mu nzu z'ibyondo ku buryo zanabaguye. Uyu muntu uba mu nzu ubakishije urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu, uyu muntu akaba ameneka nk'uko kariya gakoko wakandagira agakoko koroshye, ari fragile. Ni gute Imana uwo nguwo itamubonamo amafuti ndetse arenze ay'abamarayika? Iki cyanditswe n'aho kigaragaza ko buri muntu wese wabaye ku isi Imana imubonamo amafuti ndetse anarenze n'ayibona mu bamarayika. Niba se abamarayika baba mu ijuru, umuntu akaba ari mu isi muri corrupted, abantu ho birenze iby'abamarayika. Rero iyo Mana umuntu azajya kubana nayo, iyo umuntu avuze ngo ndashaka kujya mu ijuru, ikibazo si ukujya mu ijuru. Ugeze mu ijuru uri umunyabyaha wahurayo na trouble nyine, nako nta nubwo umuntu yabasha kugira gute kujyayo. Soma 15, Yobu 15, igitabo cya Yobu nikiza kikomeza kibigaragaza. Igice cya 15 yaba noneho kuri Yobu, igice cya 15, umurongo wa 14 kugeza ku wa 19, no hakomeza hagaragaza uburyo nta muntu Imana yiringira, n'abantu ishobora kwita ko ari intungane, ari abera, nabo ngo ntibiringira ku buryo yabona ko bo ubwabo ari nta makemwa. Umurongo wa 14 n'uwa 15. Umuntu ni iki kugira ngo yere? N'uwabyawe n'umugore ngo abe umukiranutsi? Umuntu ni iki kugira ngo yere? N'uwabyawe n'umugore ngo abe umukiranutsi? Dore abera bayo ntabwo ibiringira, ndetse n'ijuru nabwo ntabwo ritunganye imbere yayo. 16. Nkanswe umuntu w'igicamuke wangiritse, ugotomera ibyaha nk'amazi. Ngiye kukuburira unyumvire, kandi ibyo nabonye ndabikumenyesha. Arekera aho ngaho. Aha, iki cyanditswe muvandimwe kiratangaje. Nyine umuntu yakwera ate? Nyine ubundi umuntu yakwera ate? Kuko Imana yera ibana n'umuntu wera. Yobu we yarabase umuntu yakwera ate? Kandi uyu nguyu niwe abantu benshi bakunze kuvuga ngo yarakiranutse. Ngo yari umukiranutse. Nawe ari kwibaza uburyo umuntu yagira gute yakwera. Ese twabatirisha akana kakivuka tukagahindura akera? Ikibazo cyo kwibaza. Ese wenda wabyinira Imana ukaba wera? Watanga ituro se irinini cyangwa irito ukaba wera? Watangiza idini se rikomeye maze ukaba wera? Wakwitanga se niyo wakwitanga ngo utwikwe, byo byaguhindura wera? Iyo barimo aribaza ngo ese umuntu yaba uwera ati? Ariko ngo dore ngo n'abera bayo ko n'abera bayo ntabwo ibiringira ku buryo yabona ko ari iki, ari abera ku bw'iremwa, ku buryo yabona ko ari abera mu mirimo yabo. Ngo Imana irera ku buryo n'abantu yise abera itabiringiramo kwera kwabo. Ibi bizi yuko ari abantu b'iki b'umukungugu. Ngo ndetse ngo n'ijuru, dukunda kujya mu ijuru, ngo ijuru imbere y'Imana ngo ntabwo ritunganye. Ibaze, n'ijuru ntiritunganye, none wowe urumva wabana n'Imana yera ute? Ko n'ijuru ngo ntabwo ritunganye imbere yayo. Wenda imbere yacu twakumva nko mu ijuru ari heza, aho ngo ntabwo ritunganye, ribonamo iki? Amafuti. Akongera agaruka rero kuri 10 ngo nkanswe umuntu. Noneho umuntu we abanje kugaragaza ibintu twabona ko rwose pe byaba ari ibyera bitunganye.
abantu Imana yitabera, ijuru ikigaragaza ko bidatuma imbere. Niyo bavuga ngo twebwe nkanswe muntu, wa muntu Imana yaremye, ngo nkanswe muntu, uyu muntu umva uko Imana imuvuga ngo ni igicamuke. Igicamuke ni umuntu wageze ku rwego rwo kwangirika gukomeye. Nimba wenda hari n'abantu batabizi, umuntu arangiritse, avukana ubwo bwangirike, agakura yangirika, akarushaho kwangirika bikomeye, akahinduka igicamuke. Uko nguko niko umuntu ari. Abantu bajya bashaka ngo kwisobanukirwa ngo reka ngo umuntu ngo yisobanukirwe imbere y'Imana yera. Umuntu ni igicamuke. Umuntu yarangiritse. Ngo uyu muntu ngo agotomera ibyaha ngo nk'amazi. Nk'uko uzi hari umuntu wari wabona wareka kunywa amazi ngo abeho. Amazi atunga umubiri. Nk'uko ngo umuntu, iki ni ikigereranyo kugira ngo hatajya n'umuntu wibwira yuko ari intungane muri we. Yobu yarabisobanukiye yuko ngo umuntu agotomera ibyaha nk'amazi. Reka mbabwire impamvu umuntu anywa amazi ni inyota. Ni ukuvuga ngo umuntu anyotewe icyaha ku buryo nk'umuntu mu mubiri atuza ari uko agotomera iki? Icyaha. Ngo ni uko nguko umuntu agotomera iki? Icyaha. Imana irera, iratunganye ku buryo n'abamarayika bari mu ijuru, n'abamarayika babona yuko Imana yera. Ariko umuntu we turi kubona ibintu bibiri. Umuntu we ni umunyabyaha. Ibi rero ni inkuru mbi ku muntu. Kuba Imana yera gutyo kandi we ngo akaba ari iki? Ari igicamuke. Muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 3, iyo tuharebye Yesaya igice cya 6 umurongo wa 3, tubona ngo abaserafi barahagaze hejuru, ngo abaserafi bahagarara hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yatwikiraga mu maso he, yandi 2 yatwikiraga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo, arera, 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 isi yose yuzuyemo icyubahiro cyiwe. Ngo Uwiteka arera, arera, arera. Ngo uku ni ukwatura kw'abaserafi. Abaserafi bararebye bakabona Imana irera, yajya gusobanura uko kwera kongera akavuga ngo irera, yajya gusobanura uko kwera kongera akavuga ngo irera. Abahanga mu bya teolojiya bakunda kuvuga ngo impamvu byaje mo gatatu, ngo aba baserafi baduresingaga God the Father is holy, God the Son is holy, God the Holy Spirit is holy. So babonagamo Trinity. N'abanyateolojiya bajya bakunda kubivuga gutyo. Imana iri ku buryo n'ukwezi n'inyenyeri bicura umwijima imbere yayo. Muri Yobu 25 iki gitabo cya Yobu wari urimo kigumemo. Tuze gusoma igice cya 25 umurongo wa 3 n'uwa 5. Ngo n'ukwezi n'inyenyeri imbere y'Imana yera, ngo Imana ibona bicuza umwijima. Soma 25 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Ngo mbese imitwe y'ingabo zayo irabarika, kandi utamurikirwa n'umucyo wayo ninde? Umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi ntikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Nkanswe umuntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Mwumve ngo umuntu yahinduka umukiranutsi ate imbere y'Imana. Reka mbabwire bantu mukurikiye kuri Speak the Truth, nimba uriho uhumeka ukaba utazi uburyo wahinduka umukiranutsi imbere y'Imana, uri mu kaga gakomeye, kuko uzahura n'Imana yera.
yobu we yarakibajije. Reka mbabwire, yobu yari yahuye n'ibigeragezo, yaragize uburwayi, ariko ibyo byo ntabwo aricyo cyari kimuhangayikishije. Umuhangayiko wa yobu wari uyu nguyu, umuntu wabyaye n'umugore yahinduka umukiranutsi ate imbere y'Imana. Mu yandi magambo, wowe uvuga ngo ese nabana n'Imana nte, nazajya mu ijuru, biragusaba guhinduka umukiranutsi. Biraza gusaba guhinduka umukiranutsi. Rero umuntu yahinduka umukiranutsi ate imbere y'Imana, ku buryo ngo n'umwijima, ngo n'ukwezi n'inyenyeri Imana ibona nk'umwijima. Twebwe tubona ari ibintu byaba bimurika, ariko Imana ibonamo iki? Ubwire. Ariko twongera tukagera ku muntu, reba amagambo yobu yavuze aya magambo, umuntu ngo ni iki? Ntazi ku muntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Ngo umuntu n'inyo gusa, ngo umuntu n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Mu yandi magambo, nta kintu yakwirata imbere y'Imana yera. Titire yose waba ukomeye, waba uri umunyacyubahiro wo ku rwego rwo hejuru, ibyo ngibyo bizashira. Waba ukomeye ute, byose bizagera gute? Bizashira. Waba ufite umubiri, mu mubiri wawe uvuga ati genda strong, nta burwayi njya ngira. Tujya tubona abantu batagira uburwayi, batarafatwa n'uburwayi, ahura n'impanuka ya accident, uwo mwanya akava hehe? Mu mubiri. Ibyo byose bizagera gute? Bizashira. Waba ufite amafaranga, arayoyoka. Yobu yari afite ubutunzi, burayoyoka. Waba ufite abana beza, birayoyoka. Yobu yari afite abana beza, birayoyoka. Waba ufite amasambu manini, Yobu ngo yari ari mu gihugu cyitwa Uzi, ngo yari umutunzi uzwi, ariko ngo amasambu, ngo n'inka, ngo byose bigira gute? Biragenda. Yobu rero akibaza iki kibazo. Yobu yararwaye, akibaza ikibazo ati ariko se umuntu uri umunyorogoto, impamvu abantu bibona ko ari igikomerezwa akomeye, ni uko atibona muri ino lensi y'uko Imana yera, akaba ari umunyabyaha. Ko umuntu atibona kuri standari y'ukwera kw'Imana. Ntabwo yibona kuri standari y'ukwera kw'Imana. Ajya yipima ku bindi bipimo. Ariko iyo wipimye ku gipimo cy'ukwera kw'Imana, wavuga nka Yobu. Mwibuke ko Yobu ntabwo ari mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe. Ni umuntu wari ufite status yo kuba umutunzi, yo kuba umukire, ndetse no mu byo gukiranuka bino bisanzwe. Bibiliya bimusaba ku murongo wa mbere atangira ngo mu gihugu cyahoze ngo harimo ngo umuntu ngo w'umukiranutsi, ngo wubahaga Imana. Ariko nanone kuri kino gice arimo aribaza ngo umwana w'umuntu yaba umukiranutsi ate? Nuvuga ngo mu bantu bari batuye muri icyo gihugu, Yobu yagaragaraga nk'umuntu w'intungane ugerageza. Ariko nawe arimo aribaza ati imbere y'Imana yera gutya, umuntu uko ari umunyorogoto, ko ari inyo ikintu yo kuvuga, murebe nko muri toilette, bitewe hahandi inyo zikunda kuba ahantu h'umunuko, hama microbes, umuntu yuzuyemo germs z'ibyaha. Rero uyu muntu yahinduka umukiranutsi ati? Iki ni ikibazo Yobu yakomezaga yibaza muri ibi byanditswe. Mwibuke turimo turareba ngo ese ko Imana yera, nyine umuntu yazabana n'Imana yera ate nimba ari uku nguku Imana ibona umuntu? Kandi Imana irera ku buryo butangaje. Imana irahambaye, ntabwo umuntu yabasha guhangara kureba mu maso y'Imana. Rero cya kibazo turakomeza tukibaza, mwese nimba ari uko bimeze be, umuntu uzajya mu ijuru bimeze bite? Niba Imana ari iyo ngiyo, Imana ari yera, ibintu byose ibonamo amafuti, ikareba umuntu nk'umunyorogoto, ikabona ibyo twita ko bikomeye mu mucyo bitagaragara.
ese umuntu wanduye yakora ibitunganye maze icyo kikamuhindura utunganye? Kandi we agize gute? Yanduye. Bavandimwe, Imana irakiranuka. Sibyo muri uko kwera, Imana yanakiranukayo. Mu nzira zayo zose Imana irakiranuka. None iyi Imana ikiranuka, uyu muntu yabana nayo ate? Muri Zaburi ya 89 murongo wa 15 hagaragaza uburyo Imana ikiranuka. Ese uyu muntu w'umunyabyaha we udakiranuka yabana n'Imana ikiranuka gute? Zaburi ya 89 murongo waho wa 15 ngo gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe yawe, n'imbabazi n'umurava birakubanziriza. Mubona imfatiro z'intebe y'Imana ni ugukiranuka. Irakiranuka, foundation yayo ni iki? Ni ugukiranuka. Ariko umuntu arakiranirwa. Wa muntu ushaka kujya mu ijuru arakiranirwa. Imana yigira gute? Irakiranuka. N'ibindi byanditswe byinshi bigenda bigaragaza yuko Imana ikiranuka. Nko mu Gutegeka kwa 2:32-4 avuga ngo icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose ni izo gukiranuka, ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Imana ngo ni inyamurava, ngo igira ingeso nziza zo gukiranuka, ngo kandi irakiranuka. Ntishobora nanone kubona umuntu w'umunyabyaha ngo imwite ko nta cyaha afite, kuko ikiranuka. Ngo ica imanza zitabera. Ntishobora kubona umuntu w'umunyabyaha ngo ibinyongeremo. Twe tugira icyene wabo, ku buryo umuntu ari mwene wanyu ushobora no gutuma yica amategeko ukamuhindura intungane. Ariko kuko Imana yitabera, ntabwo ishobora kugira gute? Gufata umuntu w'umunyabyaha ngo imuhindure iki? Intungane. Kubera yuko ica imanza zitabera. Imana ica imanza zitabera. Kandi ni n'urukundo. Hariho abantu babona Imana nabi, nubwo ikiranuka ikaba yera, Imana ni n'urukundo. Hari umurongo mwakozeho ubwashize wo muri Yohani 3:16 batanya ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Iyi Imana imeze itya ni n'urukundo. Icyakoze umuntu yuzuyemo urwangano, yuzuyemo gukiranirwa. Ariko iyi Imana yoyo igira urukundo. Iyi Mana ni inyembabazi, igira impuhwe nyinshi. Nyine umuntu we nta mpuhwe agira, ariko yo igira impuhwe nyinshi. Nko mu Ngoma ya mbere 16:34 hagaragaza uburyo ngo Uwiteka ari mwiza, ngo kandi imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ngo Uwiteka ni mwiza. Ariko umuntu we ntabwo ariko ameze. Ikintu kijya kigora abantu kumva ni ukuntu Imana ari inyembabazi, ikaba noneho igira n'iki? N'umujinya. Aki nacyo reka nkivuge ko igira umujinya. Nubwo Imana ari inyembabazi, nubwo Imana yuje urukundo, nubwo Imana yera, nubwo Imana ikiranuka, ariko Imana igira n'iki? N'umujinya. Kandi umujinya wayo wera utunganye. Mu mujinya w'Imana utunganye nuko ntabwo ari intambira kibi. Ntabwo yabona ibibi. Twavuze ko inkuru mbi ku muntu nuko ari umunyabyaha. Ntabwo Imana yabonaho umuntu ikibi ngo ikinyongeremo cyangwa ihinduke intambira kibi, ikihorere, ikirengagize. Nimba uri na hano rwose ukaba uzi ko uri umunyabyaha, nubwo twavuze ko Imana imeze kuriya, umenye ko atari intambira kibi. Muri Zaburi ya 5 murongo wa 5 aho ngo kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Twatangiye kujya ninde uzabana n'Imana? Umunyangeso mbi ntabwo azaba mu mahema y'Uwiteka. Ntabwo Imana yabererekera ikibi.
mu byeshuwe 14:10 hagaragaza ngo abantu bazanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, ngo Imana yiteguriye ngo inzoga idafunguwemo amazi mu gicuma cy'umujinya wayo, ngo kandi umuntu munyabyaha uwo ni wo mujinya umutegereje. Si intambira kibi gusa ni nyarukundo, nyembabazi, irera, irakiranuka, ariko nanone ntabwo ari intambira kibi ku buryo hari icyaha yakwirengagije. In fact mu Baroma 1:18 hagaragaza abantu umujinya w'Imana uriho ngo ugaragarijwe. Ngira ngo wadusomera urebe, hari abantu ngo umujinya w'Imana ugaragarijwe, nubwo Imana yera, nubwo igira urukundo, nubwo itunganye, ariko ngo umujinya wayo hari abantu ugize gute ubyukirijwe. Umva Imana ukuntu imeze. 1:18 umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa kw'abantu no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. 19 kuko bigaragara ko bazi Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Warekera naho ngaho. Ahangaha hagaragaza uburyo Imana yaremye abantu ikabihishurira mu buryo bw'ibyo yaremye, ariko ibyo babibona ntibatere umwete wo kugira gute wo kuyishaka, ahubwo bakarushaho kugomera Imana, bakarushaho kujya hehe mu byaha. Rero umurongo wa 18 utangira uvuga ngo umujinya w'Imana uhishurwa uva hehe mu ijuru. Nubwo bimeze gutyo, nababwiye Imana imeze gutyo, Imana igira umujinya, kandi uyu mujinya urushaho guhishurwa ku banzi b'Imana. Ngo ikintu gituma ubyutswa ngo ni ugukiranirwa kw'abantu kose, ngo bashikamiza ukuri ugukiranirwa kwabo. Iki cyanditswe rero tumaze gusoma, tubona yuko Imana ngo umujinya wayo ubyutswa uvuye mu ijuru ukabyukirizwa abakiranirwa. Nubwo twavuze za ndangagaciro z'Imana, urukundo, gukiranuka, kwera, guca imanza zitabera, imbabazi, ariko kandi ni n'Imana igira gute igira umujinya, kandi uyu mujinya wayo iwerekeza ngo ku bakora ibyo gukiranirwa. ngo bari bamenye ukuri, ariko ngo ntibaba ariko bakurikira, ahubwo ngo bagushikamishisha gukiranirwa kwabo. Ushobora no kwibaza uti ese abantu batazi Imana, batazi ibyo by'Imana, babayeho ahantu nta mana, bibera muri jango, bo bazahura n'Imana yera bate? Batigeze bamenya ko bisaba ko Imana yera. Ubwo ngubwo hope yabo ni ibi. Mu Baroma 2:8-9 haravuga ngo ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago, nibyo izateza umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Iyo dukomejeho muri cya cyanditswe cyo mu Baroma 1:18 hanagaragaza ko buri muntu wese ngo Imana ngo yanditse amategeko yayo mu mutima wiwe. Ariko ndagira ngo njya ahangaha ngo uhereye ku Muyuda ngo ukageza no ku Mugiriki, uhereye ku munyamahanga no ku Mwisirayeli, ngo Imana
izabitura umujinya n'uburakari ngo n'amakuba n'ibyago ngo umuntu wese ukora ibyaha umujinya w'Imana umuriho mwene uyu muntu. Umuntu wese uwo ari we wese nta gutoranya ngo umujinya ni umwe ku bantu bose, ndetse uyu mujinya w'Imana yera ni kamere yayo ikomeye mu gucungurwa kwacu. ngo rero iyi Imana yera umuntu yabana nayo ate kandi ko ari uko iteye, kugira ngo twaza gukomeza tureba none se nimba Imana iteye ityo uyu muntu we byibuze hari n'akantu kameze nk'aka ngaka yifitemo ku buryo Imana yagira ikintu imubonamo, yagira akantu imubona bahuje igahita imuhamagara bakabana mu ijuru. Twakibaza tukibaza umuntu icyo ari cyo nyuma. Yego, murakoze, kadusubire mu kiganiro gikurikira. Imana ibahe umugisha.